muryango w'ibihugu vya Afrika harimwo u Rwanda. None nk'ubu ejo canke hirya y'ejo urashobora gusimbira i Kigali? nk'ubu habaye ikintu gishobora gutuma bavuga bati uwuserukira Afrika niwe azogenda, nta ngorane. Diaspora mwenyewe. Haya abakunzi ba Diaspora mwenyewe ati tubahaye ikaze. Evariste Ndayishimiye ati kujya Kigali nta kibazo afite kabisa. Ati moi je suis à l'aise kuba nagera KGL nanjye nkamera nk'abandi bose bajya muri visit Rwanda. Ati biranakenewe cyane. Evariste Ndayishimiye n'umwamwumvishe nta mwanzi uhoraho muri politike. Yavuze ati ariko nubundi kwejo bundi nahuye na His Excellency Paul Kagame akasuhuza i Brazzaville kandi natarinzi ko ari busuhuze, nkabona kubw'amahirwe amaye ikiganza arasuhuje. Why not? Nashobora kugura visit Rwanda, imyenda yanditseho visit Rwanda, ya mipira yacu myiza, nkajya KGL kubasura, ko turi abavandimwe. So nibibatungura rero kubona Evariste Ndayishimiye muza kumubona yambaye visit Rwanda mu minsi iri imbere, kuko ngo komande y'iyo mipira yayitumije kabisa. Arifuza yuko erega nawe ngo yaratekereje asanga nta muntu muzima ashobora kuba afite wamugira inama nk'uko yakiyegereza His Excellency Paul Kagame. Ni ibintu biri very good, kuko uyu mutaramu ni umuntu wagiye winangira cyane, adushinja urwango rukomeye, ariko ubwo agiye yemeye kuza KGL, so tumwakirane yombi nk'abanyarwanda. Nawe aze arebe visit Rwanda, tumujyane mu Bigogwe, tumujyane muri Nyungwe, nazamusanze hariya muri parike z'ibirunga, hose agereyo ahasure. So amakuru ahari rero atariho ivumbi, nuko yamaze kwemera icyaha. Yavuze ati ngewe Kigali nkeneye kujyayo, ati cyane ko nshobora no kwegera His Excellency Paul Kagame nkamuganiriza, nkamwereka ko nahindutse, wenza akaba yaniza n'indege dore yangiheze Madrid. Ati hariya Kigali, ati ni igicumbi cy'indege, ati barazifite cyane, shobora kumwegera akanyitiriza indege nkajya ngendamo, dore ko usigaye nega nk'abandi n'abandi. Ati kandi ndi raisi mwenyewe wa Bujumbura, ndi raisi wa Union d'Afrique, nkaba nta ndege fite. Ayo makuru rero nandakava wanjye fite ndani ya Bujumbura wayangirije ambwira ati nyabuneka mwitegure kwakira His Excellency Evariste Ndayishimiye, kuko agiye kuza kubasura i Kigali, anaje gusaba neza yuko mwamwemerera kumuha indege, akajya agenda amati Felix Antoine Tshisekedi yasanze atari umubanyi mwiza, ati umubanyi ushobora kumuha lift bakajya Italia mu Butaliyani, ariko akaba atamwemerera, ati reka nguhe indege imwe kuko nawe urafasha ku rugamba. Ati reka ni mbega urumva nta mutima mwiza yamweretse. Ati niyo mpamvu asubije amaso inyuma agasanga hari uwakwiye guhuza nawe, kandi ufite agaciro, kandi ufite ubwenge. Marshal mwenyewe, general mwenyewe, genero kabisa. narababwiye ati ntawanze u Rwanda ugira amahoro my friend. Urumva ko ya Mana dusenga ikomeje kumubuza umutekano mu mutima Evariste Ndayishimiye, kugira ngo aze akubite ibipfukamirizo, yegere muzehe mwenyewe mheshimiwa rais Paul Kagame, amusaba ubufasha, kugira ati niki nakora kugira ngo nanjye Bujumbura igire development. Kuko imyaka umaze nyirizina, niyo mpamvu ura munyamakuru nayo yakubajije ati ariko ku myaka umaze uba hari ikintu umaze guhindura mu Burundi kidasanzwe. Ho urata indirimbo kwa memo,
ntago bikwiye. Indirimbo imaze iki? Indirimbo zo niyo abaturage bari bakeneye muri Bujumbura. Indirimbo abaturage bakeneye iterambere. Ewana, asante ni sana, reka tubitegereze kandi tumwakirane yombi. Asante.